Ndagusuje cyane kandi mwifurije ibihe byiza aho uri hose. Akanya tuvugana rero, cya kibazo cya wa mwana wabaye uwa mbere cyagiye ku mugaragaro. Aka kanya rero ubu ngubu televiziyo y'u Rwanda yamaze kwakira umunyamabanga wa leta kugira ngo asobanure neza ibyerekeye uriya munyeshuri watsinze ariko ntaze kubona ibihembo bye nk'uko yabiteguriwe. Uyu munyamabanga wa leta rero yitwa Irebe Claudette. Ndagira ngo rero ukurikirane kino kiganiro kigufi cyane, ukurikirane akantu ku kandi kugira ngo asobanure neza kiriya kibazo cyabaye kuri uriya munyeshuri watsinze wari wiga mu karere ka Nyamasheke. Ni nyuma y'uko rero umunyeshuri atabashije kuboneka ku munsi wo gutangaza amanota. Ni muri urwo rwego rero Minisiteri y'Uburezi ikaba ikomeje gushyira igitutu ku buyobozi kugira ngo nawe ashyikirizwe ibihembo bye nk'uko yabiteguriwe. Reka rero twumve ukuntu byagenze. Kanda subscribe. Nihe mpamvu yatumye Leontine ataza gufatira ibihembo bye cyangwa se kubwirirwa amanota ye umunsi umwe n'abandi bana bitwaye neza kandi we ari mu ba mbere bahize abandi? Urakoze kuri iki kibazo no kuduha umwanya kugira ngo tunakivugeho kuko turabona turatekereza ko mu bibazo byinshi dufite nk'ibyo wavugaga byo gushaka aho abanyeshuri baba n'ibindi, iki rwose reka tugishyireho umucyo kugira ngo abo byababaje, abumva ko habayeho akarengane babyumve. Nibyo Leontine Uwamariya, umwana rwose w'umuhanga, ntabwo yabashije kuza ku munsi twatanzeho amanota ku itariki ya 20. Navuga ko habaye ikosa, ibyo bakunda kwita administrative. Uko byagenze rwose ni ibintu wenda byashoboraga gukemuka, nibyo naho tugomba no gufata responsibility twese, inzego zose. Gusa murabizi ko abanyeshuri iyo biyandikisha gukora ikizami, amashuri yabo niyo abandika, ukandika izina ry'umwana, ukandika imyirondoro ye n'ibindi byose bimuranga. Mu kwandika nimero z'ababyeyi aba bandika ku ishuri, ibi kandi n'ishuri ryabivuga, ntabwo ari ibintu bidasanzwe kandi nta nubwo ari we wa mbere bakoramo ikosa muri nimero. Hanyuma mu kubahamagara, ubwo ni ku itariki ya 19, bose barabahamagara, byumvikane Leontine niwe wari ku mwanya wa mbere. Arahamagarwa, ababyeyi babanza guhamagara nimero 1 ntiyari iriho nk'uko twabivuze. Bahamagara iya 2 yitabwa n'undi muntu, wenda iyo niyo detail abantu batari bazi. Yitabwa n'undi muntu, umukozi wacu Vanessa aravuga ati ndi kanaka, nkora kuri Nessa, twagira ngo se ni wowe mubyeyi wa runaka. Uwo muntu aravuga ati yego, twagira ngo tubabwire yuko umwana wanyu yatsinze neza, tukaba twagira ngo tumutumire azaze gufata ibihembo. Umwana rero, umubyeyi ati yego, uwitabye ati yego tuzaza. Ubwo umukozi wa Nessa aravuga ati azaza, ahamagara n'abandi bose bakurikiraho. Ku munsi nyirizina rero ku itariki ya 20, barongera nanone barahamagara, habura igihe gito ngo umuhango nyirizina utangire. Nanone wa muntu arongera aritaba, nimero byose turabifite kuko twabikurikiranye natwe. Arongera aritaba, aravuga ati simpari, ndumva bambwiye ko yavuze ko ari i Karongi, ati ni kure, ntabwo tubasha kuza. Wenda amagambo ndi gukoresha siyo, ariko ni ibingibi batubwiye. Hanyuma bamenyesha abari barimo gutegura ibirori bati umwana ari kuri. So mu kuvuga rero amazina, ari nacyo ntekereza ko cyakagombye kuba abantu bitaho, bamugezeho iyo haba harimo intention mbi no kudashaka ko havuga ibye no kutagira gute. N'izina ntawe ari kwirirwa rivuga, ariko izina rye bararivuga ndetse bakurikizaho bavuga ko ngira ngo yavuze ko ari mu nzira cyangwa se ari kure, sinibuka neza ijambo yakoresheje.
ariko arakomeza. Ibi ndashaka kubitindaho kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere dushyira amanota hanze abana ntibaboneke. Hari numva nko mu 2023 cyangwa na 4 hari undi mwana nawe utarabonetse kubera impamvu ze, hanyuma ibihembo bye tubijyana ikindi gihe, umwana w'Isave ndumva. Hanyuma mu bindi bihe byashize hari igihe usanga abana badahari. Ibi ni ibintu rwose bisanzwe, ntabwo ari ikintu kidasanzwe kibaho. Iyo rero umwana atabonetse nk'uko tubigenza n'ubundi ibye turabibika, ibyo agenewe byose turabika. Icyo tudasiba gukora nuko tudashobora kureka kuvuga izina rye. Hanyuma rero nawe tumubuze turavuga ko nawe ruko nkuko tuzabigenza. Ariko ahangaha niho abantu bagomba kumva nuko uyu muntu witabye agakomeza yitaba, nta na rimwe, nta hantu hamwe yigeze avuga ko atari we mubyeyi. Nyuma rero ibirori birangiye turamushaka, tuse ko wari wavuze ko muri buze byagenze bite, nibwo yatubwiye ko atari umubyeyi. Wenda izindi detaye ntabwo umuntu yazitindaho. Noneho tubaza ishuri, iyi nimero yanditse kuri iri zina ni iyande. Nabo batwemerera yuko atariyo, ko bakoze ikosa mu kwandika nimero. Now igikomeye hano ni aya makosa ari administrative, kandi natwe tutihanganira. Ndetse ibi ni akantu gatoya ushobora guhindura gusa izina ry'umuntu, umuntu ntabona amahirwe yandi akurikiraho. Twarabibonye, hari igihe abana baza diplome yabo ugasanga ibyanditse kuri diplome n'ibyanditse ku irangamuntu ntabwo ari bimwe. Aha rero umuntu aboneraho anatanga ubutumwa igihe umuntu arimo gushyira imyirondoro y'umunyeshuri cyangwa se y'umuntu uwo ari we wese, gukora kwitonda kugira ngo bikore neza. Iri ni isomo rya mbere. Irya kabiri natwe twize ni uko bidahagije gusa guhamagara umubyeyi. Ubundi ukuntu dusanzwe tubigenza, iyo tuzatangaza amanota buri gihe tubikora umunsi ubanza, tukahamagara nyir'ubwite, ubwo duhamagara umubyeyi. Hari igihe ishuri mu gihe umwanya wo gushyiraho nimero y'umubyeyi bashyiraho nimero y'ishuri, ubwo niwe duhamagara kugira ngo bamenyeshe umwana azaze. Ubwo dukoresha ko ni umubyeyi ni umwana, tukabigarukiriza aho ngaho. Ariko icyo twize natwe ni uko tugomba kurenzaho, ntitubwire gusa umubyeyi ahubwo tukabwira n'ishuri, ndetse byaba na ngombwa tukabwira n'ubuyobozi. Ko hari abakomeje bibaza none se nuko ari uw'inyamasheke ni kure n'ibindi. Impamvu biriya birori tubishyira nyuma ya saa sita, nayo mpamvu twe twabishyize saa 8, ni ukugira ngo n'uri kure aho ariho hose abashe kuba yatugezeho. Uri kure kandi nawe iyo atabashije kuza kubera impamvu runaka turamufasha. Ntabwo kuri iyi nshuro aribwo twabyuka gusa tukavuga ngo tubivuyemo, duhisemo kudaha buri wese ibyo twamugeneye. Ndizera ko ibingibi biri butanga umucyo. Hari n'abandi bibaza bati se kubera iki tutabivuze. Ntekereza ko amanota ni ikintu gishimisha abana, baba barakoze rwose, baba barabikoreye. Igihe rero tubitangaje, twakwifuje ko imbaraga zose zishyirwa mu gushimira aba bana. Aba bana ni abahanga, ni nacyo tuba twifuza. Ubu rero kubera iri kosa riri administrative, ibyari byiza byakagombye kuba bishimisha abana ndetse n'imiryango yabo n'abaturanyi n'amashuri, birimo kubiha. Ari naho nifuza rwose gusaba abantu bose, mureke abana baba abana, bishimira umusaruro w'ibyo bagezeho. Murabizi neza rwose leta y'u Rwanda ntabwo ivangura
umwana wese w'umuhanga ahabwa amahirwe yose nk'undi, nta kintu na kimwe icyo dukwiriye gushyiraho kureba ni ukubishimira, tukareba yatsinze, aho gushyira imbaraga mu kureba ni uko ari uw'inyamasheke, ni uko ibi n'ibi, hashyirwa imbaraga ko yatsinze kandi akaba yahawe ibyo yifuza. mubigarutseho muranabisobanura, ariko noneho turagira ngo iki kintu tukigarukeho. Nyamasheke ni mu Rwanda kimwe n'ahandi, turagira ngo tukigarukeho kubera ko ni ikintu cyateje ikindi kibazo cyihariye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ugasanga gishobora no kugira ingaruka ku mwana nyirizina n'imyigire ye cyangwa se n'umuryango na minisiteri muri rusange. Ubundi ubu butumwa bwose buri gucishwa ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi wenda hatazwi nka minisiteri, murabuvugaho iki? Murasaba iki abanyarwanda kugira ngo ikibazo cy'uyu mwana nk'uko mwakirangije mu mahoro n'abanyarwanda bumve ko ibyabaye byose ari ku bw'ineza y'umunyeshuri? Icya mbere ni uko igihe twabonye ko uwahamagawe atari umubyeyi, twabishyizeho umucyo, turavuga tuti ubwo none umwana abonetse, dukorana nabo dukorana bose, umwana turamubona, naza ahabwa ibihembo bye. Ngira ngo iki ngiki cyonyine cyakagombye kugaragariza abanyarwanda ko rwose nta wari ufite intention yo kudaha umwana ibyo agomba. Icya kabiri, nk'uko nari mbivuze, imbaraga nyinshi zagagombye mu gushyirwa mu kwishimira ibyo abana bagezeho. Baratsinze, ni nayo mpamvu dutangaza amanota yabo. Ntabwo byakagombye guhinduka ikibazo nk'uko wari ubivuze. Twihangane, duhe agahenge abana, Leontine by'umwihariko, umuryango we, ishuri rye, ibisigaye ibyo muri wese atekereza n'uko abitekereza ntawababuza ariko twibuke ko mbere na mbere ari abana. Tugendere ko ari abana, tubyubahe, tubarinde ibibabangamira, ibibabuza amahoro, ibituma ibyo bifuza kugeraho batabigeraho. Hanyuma kuri minisiteri by'umwihariko, nk'uko nabivuze, icyo twize muri ibi, icya mbere ni uko rimwe na rimwe kugarukira gusa ku byo usanzwe ukora bidahagije. Ibi bintu tumaze imyaka myinshi minisiteri ibikora, igahamagara ababyeyi bakaza, gutekereza ko ubu noneho uyu nguyu witabye ashobora kuba atari we, ngira ngo ni ikindi, ariko ubwo twabonye amasomo ndetse n'abo bireba turakomeza tubikurikire. Icya kabiri ni uko bitagomba kugarukira gusa ku mwana cyangwa se ku mubyeyi, ahubwo n'ishuri n'aho umwana abarizwa. Ubundi mu busanzwe ntabwo twirirwaga tubabwira kuko twumvaga ko bireba umwana gusa n'ababyeyi, ariko ubu byagaragaye ko bidahagije. Ibi rero ni isomo. Icya nyuma, dutangaza amanota twifuza ko abanyarwanda twese twishimira umusaruro uba wavuye mu burezi. Turifuza ko ari nacyo gishyirwaho imbaraga. Ko rero byaje guhinduka ibidashimishije, reka tubisabire imbabazi. Ntabwo ari byo twari tugendereye. Icyo twari tugendereye ni uko abana bashimwa, bagashimwa n'abanyarwanda, bagahabwa amanota, abantu bose bakabimenya nk'uko dusanzwe tubigenza. Hanyuma tubasabe aba ari icyo ngicyo dukomeza. N'ikindi gihe, uyu munsi naba, ariko n'ikindi gihe hazaba hari abandi. Reka tubashimire ko mwitabiriye mukaza mu makuru yacu ya Televiziyo Rwanda, mukagira icyo muvuga ku musaruro w'abanyeshuri bakoze ibizamini mu mwaka wa 2025-2026. Madamu Claudette Irere, murakoze.